Kaze neza kuri Brashari TV. Brashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Bimeze bite rero? Dutangiranye n'imodoka z'imiturika nk'ibisanzwe kuri Brashari TV. Imodoka z'abajejeta faranga, imodoka z'abakimaze, imodoka zitandukanye. Ntuze kuba wacika, uraza gukora nyinshi zitandukanye. Uraza kubona iyi bayita Gikumi automatique. Imodoka y'umuturika ni Gikumi automatique y'Uburayi, irashaka amafaranga $3,300,000. Ni ukuvuga ngo $3,300,000 uraza kubasha kuba wayegukana. Ntuze kuba waciko, yambaye amapine mashyashya. Uyirebe uyitegeze, ni automatique. Ndagushimiye. Si yonyine, hari n'izindi nyinshi cyane zishaka amafaranga make. Wowe ikintu ukora, ntuze kuba warambirwa. Uraza kubona imodoka nyinshi zahora mu ntekerezo zawe. Akazi kacu ni kakandi kamwe, ni ukugukubita imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Ndagushimiye rero, ndagushimiye wowe ukurikiye Brashari TV. Wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Brashari, nigena Emmanuel. Uwo ni we njyewe bakwita ndukurikiye Brashari TV. Aka kanya ukaba uri kubona imodoka zitandukanye cyane. Aka kanya ukaba uri kubona imodoka z'abajejeta faranga. Aka kanya nawe ukaba watunga imodoka guhera kuri $1,000,000 kuzamura, ko ubasha kubona imodoka kuri Brashari TV. Namaze kwinjiza mu kibuga bushyashya. Ntuze kuba waciko, ntuze kuba wavuna. Ariko ubundi niba atari ukumvuna, ushaka iyihe modoka? Kwiyi Lava Phone va model ishaka amafaranga make cyane, $9,000,000 kubasha ko wayegukana. Ariko uherereye aka kanya ukaba ushaka imodoka, aka kanya ukaba ukurikiye Brashari TV. Ese koko uri umu Brashari? Buri modoka ntereka ku isoko yose uyibonera ku gihe. Humura, Brashari ni igisubizo kuri wowe. Nuza kugura imodoka kuri Brashari TV, uzaze rwose witonze, rwose wumva yuko uri wicyure. Umunsi umwe uhagije kugira ngo tuguhereze imodoka kuri Brashari TV. Icyo usabwa ni ukuzuzanya amafaranga. Icyo usabwe ni ukubishyira mu ntekerezo zawe, ukabishyira mu bitekerezo zawe, ukumva yuko Brashari TV ndi buze kugufasha. Brashari TV, ntuze kuba wacikwa ahantu uhereye hose. Ese koko uri umu Brashari? Buri modoka ntereka ku isoko yose uyibonera ku gihe. Niba uri umu Brashari, uri uw'agaciro, niwe wakoze iby'agaciro kurushaho. Wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora comment. Buri modoka ntereka ku isoko yose uyibonera ku gihe. Uri agatangaza bro, ahantu uhereye hose. Niba uri mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, ndetse n'abadiaspora mu burengerazuba bw'isi. Ndabizi ko munkurikiye abari muri Canada, Australia, abari mu Buyapani, mu Bushinwa, ahantu bita Dubai. Abari Dubai, nzi neza yuko munkurikira. Comment zanyu nzibonera ku gihe. Uzumva byinshi kuri Brashari TV. Bimwe bigukore ku mutima, ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Nitwe dutunganya misiyo twatumwemo kuri 98% bro. Reba iyi modoka ntize kuba yagucika. Iyi irashaka amafaranga make cyane, $7,000,000 urabasha kuba wayegukana. Ese urayizi? No gukatura turakatura, no gukopa turakopa kuri Brashari TV. Ni nkubwiye nti ishyura iyi modoka, ntuzamvune kuko ninjye uzabuza iby'inyungu byayo. Hanyuma uzayijyana, n'ukenera kuyigurisha uzayigurisha amafaranga aruta ayo wayiguze, kuko turanguza imodoka kuri Brashari. Bakubwira nti wowe ishyura, mbanze impamvu nkubwiye ngo yishyure. Ni ukuvuga ngo guhera ku mafaranga $1,000,000 kuzamura, urabasha kuba wabona imodoka y'umuturika, imodoka y'agatangaza. Reba neza, ntuze kuba wacika, uyirebe neza, uyitegereze. Ese ufite imodoka ugurisha? Ufite imodoka ugurisha? Urashaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane? Turakwamamariza rwose, ntugire ikibazo. Tugucururize biri ku rwego rwo hejuru. Duhamagare kuri 0788 49 7 23. 0788
497423 ubundi duhamagara kuri izo nimero, cyangwa ushobora kuba wanazitwandikira kuri WhatsApp ushaka imodoka yo kugura cyangwa ukaba ufite imodoka ugurisha. Ahangaha ngufasha nk'uwifasha, nkagufasha nk'ufasha umuvandimwe we, nkagufasha nk'ufasha inshuti ye magara. Niyo mpamvu ubona abantu benshi baza kugura kuri Burashari TV, kandi ntuzigera wicuza cyangwa ubabare kuko wakoze subscribe, kuko wageze kuri Burashari TV, kuko ukurikirana imodoka nereka ku isoko. Oya, Burashari TV ni igisubizo kuri wowe ndetse ni n'igisubizo ku muryango wawe, kuko ahangaha niho ugura imodoka ukumva uratuje cyane. Ubujyanama buri ku rwego rwo hejuru nta handi uzabusanga usibye kuri Burashari TV. Ngufasha nk'uwifasha iyo uje kugura imodoka, nkagufasha nk'ufasha umuvandimwe we, nkagufasha nk'ufasha inshuti ye magara. Niyo mpamvu rwose Burashari TV izahora ari igisubizo kuri mwe mwese mwakoze icyo mwagomba gukora, ariko nanjye nakoze icyo nagomba gukora bro, mbazana kuri Burashari TV. Ahangaha uraza kuhasanga zitandukanye cyane, guhera ku mafaranga miliyoni 1 kuzamura, urageza kuzibona neza neza hejuru. Barakwereka iyi ngiyi yambaye janti, ipine nshyashya, ikizu gishyashya, zose ndetse ziri ku mafaranga make cyane. Iyi yo irashaka make cyane, bita Lava4 ancien modèle automatique single door ku mafaranga make cyane, mu mafaranga miliyoni 3,500. Bayita Altis ku mafaranga miliyoni 8,500. Bayita Lava4 nouveau modèle ku mafaranga miliyoni 9. Deba neza witegereze, ntuze kuba wacikwa bro. Ubu ntabwo ngo uraza kubona imodoka nyinshi zitandukanye kandi zagatangaza. 8,500, miliyoni 8,500 urabasha kuba wagiye gukana, ariko no gukatura turakatura, no gukopa turagukopa. Ndeba neza ntuze kuba waciko. Bayita Corolla Coupe automatique nziza cyane ku mafaranga miliyoni 4,500. Bayita Gikumi automatique Uburayi, Gikumi automatique Uburayi. Ubundi izi modoka zigurwa mu mafaranga miliyoni 4, ariko iyi ngiyi miliyoni 3,500 urabasha kuba wayegukana. Ndagushimiye we twabanye kuri Burashari TV turi gutereka iyi modoka ku isoko. Iyi bayita Toyota Gikumi automatique ariko y'Uburayi ku mafaranga miliyoni 3,500. Uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro wari kumwe na Burashari, nijye na Emmanuel. Tuzasubira ubutaha.